intara y'Amajyepfo izwi nk'intara y'uburezi kuko ni intara igizwe n'amashuri menshi yisumbuye. Bigatuma iyi ntara ikunda kubonekamo urubyiruko rwinshi rwisanga kenshi mu mikino. Iyi ntara y'Amajyepfo igizwe n'uturere 8. Buri karere usanga karimo amakipe akina imikino itandukanye. Gusa twinshi muri utu turere twisanga mu mupira w'amaguru. Gusa ikipe ya Mukura Victory Sport niyo kipe yonyine ibarizwa mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'u Rwanda mu bagabo. Ibi byatumye dufata ibikoresho byacu tumanuka muri utu turere dutandukanye kugira ngo tumenye uko iterambere rya siporo rihagaze muri iyi ntara. Twaramanutse twambuka Nyabarongo duhera mu karere ka Ruhango, ahari ikipe ikina mu cyiciro cya kabiri bita United Stars. Iyi kipe ya Mukabagari yanyuzemo abakinnyi batandukanye, bamwe muri bo harimo nka Kayitaba Jean Bosco kugeza kuri ubu ukinira ikipe ya SD Kigali, kuko nk'uyu mwana ukiri muri United Stars barakinanye. Abakinnyi bavuye naha gusa kuri nge basa uwo twakinanye ni Kayitaba Jean Bosco, ariko abandi ni bakuru banjye narabafanaga. Harimo Abamahoro Vincent ukina muri Mukura, hakabamo Derike we ni n'urungano ukina muri Polisi, hakabamo Mutsinzi Anje ukina muri Portugal. Ina hajya hakomoka amakinnyi na niyo mugabo. Hari uwo bitaga Bernard wa Yezu wakiniye Rayon Sport akinira Bugesera, nawe no wina. Umva ko ina hari amatara menshi yagiye azamuka, harimo abagikina, harimo aburiya iyo support turi kuvuga. Mu by'ukuri na hari impano nyinshi. Abana bo muri aka gace nibo biganje muri ikipe Iradukunda Blaise y'imyaka 14, kimwe n'abandi bakinana bavuga ko bafite inzozi zo kuzaba nka Kayitaba Jean Bosco ukiniye ikipe ya AS Kigali wavukiye inaha mu karere ka Ruhango. Nubwo impano y'umupira w'amaguru benshi bayifite, ngo baracyafite imbogamizi y'ibibuga. Impamvu ntakina mu ikipe ya Kabagari ndacyari mu akademi kayo, ariko uko mbona uko ngenda ndashaka kunyeka kubikunda cyane kuko muto cyane, ndabona bizavamo ko nzayikinamo. Ngiye numva nshaka kuba nka Kayitaba Bosco waciyangaha. Kwa tureye rwiza uko niwe akinye ikipe yacu, aduhesha insinzi, aduhesha ishema. Imbogamizi duhura nazo ntabadushyigikira ko impano ziraye ku bwinshi, ariko bitewe n'ubuyobozi umuntu agenda agira imbogamizi z'ubuyobozi. Ntabwo ukunda yenda siporo cyane tubera ngo bagiye gushyigikira umupira w'amaguru. Tubonye abayobozi babikunda kandi bakatuba hafi, ndakeka ko umuntu yagera kuri yashoboka kandi ashimishije. Habarurema Valence ni umuyobozi w'akarere ka Ruhango, yatubwiye ko muri gahunda nyinshi aka karere gafite harimo no guteza imbere siporo. Muri siporo rero Ruhango ifite gahunda ngari, kuko uyu mwaka twiyemeje umwaka watangiye mu kwa 7 twiyemeje gufata ama equipe tubivanze, birumvikana n'ingaruka za Covid, ariko hakagira ama equipe yongera kugaragara cyane agashimisha abaturage. Urugero natanga ni equipe yacu iri mu cyiciro cya kabiri ya football yitwa United Stars. Ni ikipe yo mu Ruhango, ariko akenshi ikunda kumvikana mu gice cya Kabagari, ariko muri ni ikipe ishyushya ikanashimisha abanyaruhango. Dufite kandi ikipe yo mu cyiciro cya mbere y'umukino w'amaboko, Ruhango Volleyball Club. Iyo ngiyo imaze kumenyekana, ni y'abadamu, ni ikinamo abana b'abakobwa n'abadamu ku buryo nayo ikigaragara. Dufite n'ikipe ya sitting volleyball yitwa Urumuri. Iyo ngiyo ni abafite ubumuga, nabwo muri siporo tugerageza kuzamukana n'ibyiciro byose by'abaturage. Ahangaba n'abafite ubumuga nabo bajya bashimisha abaturage bacu, bagashimisha bakazana ibyishimo. Ariko dufite andi ma equipe ya handball, harimo izwi cyane yigeze kurira indege ijya gukina hanze ya Kigoma ndetse na Mukingi. Mu Kigoma na Mukingi handball clubs nazo ni nziza, turashaka kongera kuzongerera imbaraga. Twavuye mu karere ka Ruhango twerekeza mu karere ka Nyamagabe, naho bakora siporo zitandukanye. Dore kandi naho habarizwa ikipe ikuze kurusha izindi zose mu Rwanda, ariyo Amagaju Football Club. Muri aka karere ka Nyamagabe hari abana barenga 370 bakiri bato bakorera kuri iyi stade ya Gisenyi, guhera ku myaka 8 kugera kuri 14, aho bitoza kuzavamo abakinnyi bakomeye ba ruhago. Vuga ko bafite inzozi zo kuzavamo ba Migi bo mu myaka izaza. Na Migi nakundaga kera. Wakundaga Migi cyane? Ubu ngubu usukunda nde? Ubu ngubu ahubwo ndi kumushakisha. Cyafana Migi cyane. Cyafana Migi cyane. Gusa komeza avuga ko yifuza kuzakina na rutahizamu Murundi wanyuze mu Magaju, Shaban Hussein Chabarara. Umukinnyi ukinaga Magaju twe Chabarara, urumva nzashaka kuzakina nawe.
turashyigikiwe kuko nk'iyo ari muri vakanse dukora buri munsi twaba turi kwiga tugakora nko nyuma ku cyumweru twese turakora cyane ntabwo tugomba kuba umusaruro naje natazi nko gufunga umupira none narabimenye nsigaye no gutanga pasi bitandukanye no muri Ruhango abana bavuga ko bashyigikiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe umunyamabanga mukuru wa ekipe y'Amagaju Football Club ngo intego no gusubira mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka dore ko amaze imyaka 2 batarakandagiramo. Turabizeza ko ikipe uyu mwaka birashoboka ko yasubira mu cyiciro cya mbere umwaka utaha. Icyo tubasaba ni ukudumya kutuba hafi ibitekerezo batanga muri ekipe kutuba hafi kugira ngo ikipe yongere igaruke mu cyiciro cya mbere kuko ikipe ntabwo ari ubuyobozi bwa ekipe si abakinnyi si abafana ahubwo bose barafatanya kugira ngo ikipe izamuke. Umva rero nabo bagomba kugira uruhare rwabo kugira ngo bafatanyirize turebe ko ikipe igaruka mu cyiciro cya mbere. Twasoreje mu karere ka Nyaruguru akarere bigoranye ko babona imikino bakina kubera ko nta ekipe n'imwe bahabarizwa nta niyahigeze mu myaka ya vuba. Gusa bafite irero ry'umupira w'amaguru ry'abana bakiri bato guhera ku myaka 9 kugeza ku myaka 15. Uwashinze irero rizwi nka Voice of Generation Munezero Ferdinand avuga ko impamvu nyamukuru yashinze irero ari ukubera ko yabonaga ko hari abana benshi bafite impano ariko babuze aho babigaragariza. Impamvu akademi yashinzwe muri Nyaruguru no kubera ko hakoraga ndi umwarimu tuza kubona n'abandi dufatanyije ko bikenewe kuko hari abana benshi bafite impano ya football ariko baburaga aho bagaragariza ya mpano yabo. Ubufasha cyangwa ubushobozi wenda ndavuga ku bushobozi cyane ubushobozi twabwishatsemo ariko kandi nanone nk'ubuyobozi bw'akarere dukorana bya hafi na hafi turi mu biganiro ku buryo bashobora no kugira icyo badufasha kugira ngo ubushobozi bwiyongere tubashe gufasha bari abana bave ku rwego rumwe bajye ku rundi. Mu bana bakina muri iri rerero bafite inzozi nyinshi cyane zirimo kuzakinira ekipe ya Rayon Sports ndetse na Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza. Inzozi zo kuzakina umupira ateza igihugu imbere n'umuryango muri rusange. Barumva nzakinira ikipe yo mu Rwanda ni Rayon Sports no mu Bwongereza Arsenal. Numva mfite inzozi zo kuzaba nka Muhadjiri. Muhadjiri uramukunda? Akina muri APR. Bakomeza bavuga ko bamaze kwigiramo byinshi banashishikariza bagenzi babo kujya baza kukinana nabo. Basoza basaba ubuyobozi bw'akarere ko babafasha bakabashingira amarero menshi y'abana. Gusa umutoza w'aba bana niyo Buhungiro Fabien asobanura byinshi bitandukanye anakomoza ku bijyanye no kuba badafite ibibuga bihagije. Ku ntangiriro twatangiye dufite abana 30 kubera ko abana dufite ari abanyeshuri urumva ntabwo dushobora gukora iminsi yose dukora muri weekend tugakora kabiri ku cyumweru kwa gatandatu no ku cyumweru tugakora mu gitondo ibyangombwa na nimugoroba tugakora no ku cyumweru tuvuye mu misa. Nuvuga ngo dufite icyiciro kimwe dufite nukuvuga ngo dufata hagati y'abana bafite imyaka 12 kugeza kuri 15. Murakoze iyo abana bamaze kugera mu myaka barenze imyaka 15 ntabwo twahita tuvuga ngo iyo tuvuze ngo bavuye muri icyo cyiciro ntabwo tuba tuvuga ngo turabataye ahubwo bakomeza bagakora ariko bagakora mu gice kisa nkaho ari icyabo cyihariye cy'abana bamaze kurera kuko ntabwo babanganya imbaraga dusigirana abana cyane bwo kwitaho cyane niba abana bakiri munsi y'imyaka 10 munsi y'imyaka 15 babandi bakora ku ruhande rwo tukabitaho twanabakora n'ubuvugizi. Ntabwo bishobora kunsha intege kuko ibintu byose ntabwo bishobora kubera umunsi umwe. Icyari kigoye ni ukugira ngo abana bafite impano babona aho bazigaragariza. Byarakunze kandi twizera ko n'ibindi byose dushobora mu mwaka umwe cyangwa 2 ku buvugizi n'ubufatanye hamwe n'akarere dushobora kuzabona ekipe tuzajya abo bana bakuze twareze bashobora kujya gutanga umusaruro muri ekipe. Eric Dinyitanga ishaka Radio Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Arakoze cyane Eric Dinyo rwose hariya mu ntara y'Amajyepfo. Tumushimire cyane ku cyegeranyo cyiza yaduteguriye kigaragaza uburyo siporo ihagaze hariya mu ntara y'Amajyepfo mu turere 3 ari two Ruhango